Turabasuhuje kandi turashimiye ko muri kutwumva. Iyi mwumva ni Ringtone Post, nawe njye ubagezaho ibiganiro uyu munywanyi wanyu Isaie Sego. Twakomeje rero cya gice gisoza imigani ivuga ku bagore n'abakobwa. Tukaba tugeze ku mugani rero w'umutayi na Nyakiyumbu. Habayeho umugabo n'umugore babyarana umwana bamwita umutayi Nyakiyumbu n'inzogera Rwamayumbu. Umwana abaho arakura, amaze iminsi arapfa. Umunsi umwe rero umuhungu abwira nyina ati batabaje none ngiye gutabara. Nyina anamubuza ati guma mwana wanjye, niba ari ugutabara abandi baratabara. Umuhungu aranga aratabara. Hashize iminsi mike nyina amugemurira umuhungu we, nyina ahubwo kwitabara yari ari ku rugamba. Ageze mu nzira ahura n'abatabazi ntiyabona umuhungu we. Arababaza ati mwa bagabo mwe muraba muzihe? Baramusubiza bati umutayi Nyakiyumbu inzogera Rwamayumbu simba y'imbavu ndende Rwoga yarapfuye, yishe batanu wa gatanu barahwana. Ayiwe. Nyina arakomeza ahura n'izindi ngabo nanone arazibaza ati mwa bagabo mwe muraba muzihe? Baramusubiza bati umutayi Nyakiyumbu inzogera Rwamayumbu simba ari imbavu ndende Rwoga yarapfuye, yishe batanu wa gatandatu barahwana. Ayiwe. Nyina ntiyashirwa, abo bahuye nabo bose akababaza atyo, nabo bakamusubiza nk'abambere. Noneho rero aza kugera ku nyanja, asanga abatabazi bamaze kwambuka inyanja. Arabaza ati mwa bagabo mwe muraba muzihe? Ingabo ziramusubiza ziti umutayi Nyakiyumbu inzogera Rwamayumbu simba n'imbavu ndende Rwoga yarapfuye, yishe batanu wa gatandatu barahwana. Ayiwe. Nuko nyina ahera umuhungu watyo, impamba yari amugemuriye ayiha abatabazi barayirira. Umugore kubera agahinda yiroha muri ya nyanja arapfa. Sinjye wahera hahera umugani, sinjye wahera hahera umwana utumva, umwana wanze kumva ijambo yabwiwe n'abakuru bikarinda aho rimukenya. Inama twakura muri uyu mugani rero ni uko mu bihe byose umuntu acamo aba agomba gutega amatwi abamuruta, agatega amatwi abamugize icyo bamusumbya, haba mu bushobozi haba mu ntekerezo, kugira ngo abashe kugira gute, abashe kureba kure. Ikindi kandi umubyeyi mwumvishe ko yarahanyanyaje kurenda ageze amenya amakuru y'impamo, apana kumva amakuru ari mu kirere gutyo gusa, aragenda ashira amashirakinyoma arenda agera ku makuru mazima yari akeneye. Ngayo nguko rero natwe tujye twisunga inama, impanuro tugiriwe tuzumve, impanuro tugiriwe dukore ibishoboka byose ku buryo hatagira ikintu na kimwe gikoma mu nkokora iyo migambi myiza, izo nama nziza, ayo magambo meza ashobora kuyobora umuntu mu buzima bwa buri munsi. Iyi migani rero nk'uko muyumva ni imigani yayoboraga Abanyarwanda, ikabafasha mu mibereho yabo, ikabafasha mu mibanire yabo n'abandi, ikabafasha mu kwitwararika mu buzima bwabo bwa buri munsi. Aho wasangaga ku mugoroba baricaraga bakitse imirimo, bagatarama, abana bakabasha kuhamenyera amateka y'ejo hashize, bakabasha kumenya uko na ba sekuru babayeho, bakaganirizwa imiryango, bakaganirizwa mbese byamva he na njyahe. Umwana agakura afite package, afite impamba yabasha kumuvana ku rwego rumwe ikamugeza ku rundi. Namwe rero abakiri bato uyu munsi mujye mwicara mutege amatwi Ringtone Post, muhasanga imigani yose yaciwe, yose ari imigani igera mu irenga 5,000 yose muzajya mwisanga ahangaha. Rero mwumve iyo migani, mwumve ubwo buzima bw'abasokuruza bacu ukuntu babagaho, nahawe nahanjye, kugira ngo twitwararike natwe twumve abo bakuru mbese n'iki baturusha, ni iki twabigiraho. Ariko se twakibigiraho gute tutabahaye umwanya? Twakibigiraho gute tutabasabye umwanya? Twakibigiraho gute tutigiye ku birenge byabo? Ni muri urwo rwego rero rwose mbishishikariza muri iyi video, kugira ngo mukurikirane imigani, mwumve ibisakuzo, mwumve indirimbo, mwumve ibisigo, mwumve amahamba. Ibyo byose bizatuma mubasha kugera ku rugero ruzima. Umukuru umuco wacu tuwusigasira, umukuru umuco wacu tuwushyira imbere, bityo naho twagera hose uzasanga tuhageranye ikamba. Ndabakunda cyane rero, mwari kumwe n'Inkotanyi Minega Rwagitinywa,
Imbonezamakuza rwa Bishema Muganje w'Indika ya Nyirimigabo, Ingeri Biheko by'Abatabazi. Ciao ciao, naho ubutaha.